Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu munsi nawo utwongeje wo kurama, wo kubaho. Icyubahiro ni icyawe kandi tunezerewe umutima yacu ko uduhaye uyu munsi nanone. Data, dushingiye ku ijambo ryawe ritubwira ko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu kandi rikaba ari naryo mucyo umurikira inzira zacu, natwe dufashe umwanzuro wo kujya turisoma kugira ngo rituyobore uburyo tugomba kuvuga, rituyobore mu mitekerereze yacu, rituyobore mu mikorere yacu, ibikorwa byose dukora bibe bijyanye n'icyo wadushyiriye ku isi. Data, ngaho bana natwe utwuzuze imbaraga zawe zo kubikunda ndetse no gushyiraho umwete kugira ngo dusobanukirwe icyo dushakaho kandi tubikore mu buryo bukwiye. Bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugiye gusoma igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kaduhere ku murongo wa 1. Umutwe uratubwiye ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abateza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, Databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore amubwira ati, Databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore amusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, Databuja, menye ko yuko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza, ariko we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, nijye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa n'uko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki? Cyangwa ati, niki gitumye uvugana nawe?
nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu mw'iyi ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira, nimwubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwe ibihembo, ateraniriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Kuko iri jambo ari iry'ukuri ngo, habiba umwe agasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta aba mbere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, none si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize ava yajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, Abanyagalilaya baramwakira, kuko babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Cyo gusoma umurongo wa 46, ariko umutwe waho uravuga ngo Yesu akiza umuhungu w'umutware. Bukeye yongera kujya i Kana i Galilaya, aho yahinduriye amazi vino. Kandi i Kaperinawumu hariho umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu uvuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we, kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza? Uwo mutware aramusubiza ati, databuja, manuka, akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira, baramubwira bati, umwana wawe ni muzima. Abaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati, ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo saha Yesu yamubwiriye ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera, ubwe n'ab'inzu ye bose. Icyo ni cyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya. Imana ibahe umugisha, kandi buri wese ikomeze kumubwira icyo imushakaho mu ijambo ryayo. Amen.